Ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato gikomeje gutera inkeke cyane, aho hirya no hino mu gihugu usanga ababyeyi ndetse n'abandi bagaragaza ko kiri mu bihangayikishije. Bamwe mu babyeyi batuye ikarizinge muri Gashora mu karere ka Bugesera bakaba bavuga ko iki kibazo naho kimaze kubabera ingutu, aho bagaragaza ko biterwa n'ubukene mu miryango baturukamo, nubwo hari n'abagaragaza ko bamwe mu bana bagenda bananirana. Batera inda abana b'abasore cyane. Ntago nabimenye. Bari ubukene nimba ari uburara simbizi, ariko wenda n'ubukene wenda ko biterwa n'uko babashukisha ibyabo bagira bakatunanira ahubwo bakaduhindura abasazi tugashiduka bazitwaye. Bitewe n'uko abakobwa hari igihe babura nk'amavuta bakavuga atereka nirohemo kubera ko ubuzi usanga ari bukeya, rero bigatuma bajyamo kubera ko usanga mbega muri makeya babuze bati twe twabuze amavuta, ibintu nk'ibyo ngibyo bakira muri ubwo burayi. Abana nyine ngo nyine abana batoya ikibazo barimo abasore barimo batera amada, ni ikibazo cyo kirahari. Biterwa n'iki? Impamvu ndire n'iki? Aka kanya kanone ahangaha ngo kugira ngo umusore azagonde kubaka inzu biramugoye. Akanya urabona kugira ngo uzagura amabati hubaka inzu ikibazo n'ubukene bw'abasore buriho kuri iki gihe, umukora ikibazo. Niyo mpamvu rero usanga batera abakobwa inamata. Aba babyeyi bavuga ko ntako batagerageza mu bushobozi bwabo kuko bakora ibishoboka, ariko abana bakabananira, bagasaba n'inzego z'ubuyobozi gukomeza kwigisha no kubagira inama bafatanije n'ababyeyi. Abana turagerageza ariko bakaducika. Kuba kubagira inama muri izo ngeso bazireke ariko bikanga. Bananiranye ni mu mpande zose, ntabwo nabona abasore gusa twakurikiza gusa bafata umwana ukajya kumufunga, wagira utese wakubita. Haza inyigisho, haramutse hageze inyigisho bakaza abantu bakajya babahugura yuko gusambana ari bibi, n'ababikoze bakaba bakoresha nk'udukingirizo kwifata byabananiye, byaba byiza cyane kuruta uko bakiroshye mu busambanyi gutyo gusa. Kuba kandi urubyiruko rutwara inda rukunze kuba rwinshi muri aka gace hagaragazwa nko kuba nta buryo bwo kwikingira buhaboneka, kuko nk'udukingirizo aba baturage bavuga ko tudapfa kuboneka, ndetse no ku bigo nderabuzima bakaba batugurisha niyo umuntu yaba afite ubwisungane mu kwivuza. Udukingirizo hano ntabwo dukunze kuboneka kuko ni ukutugura, usanga oya tw'ubuntu nta duhari. Udukingirizo biragoye kugira ngo ukabone no kukagura amafaranga. Niyo ugiye kwa muganga ufite mituweli de sante kwivuza kavuga ati mu mpagakingirizo, ntabwo bakaguhara kugira ngo nta dukingirizo duhari, n'uduhari n'utugurwa. Nubwo hagiye hafatwa ingamba zitandukanye zigamije gukumira ndetse no kurwanya iki kibazo cy'inda ziterwa abana kandi zitateguwe, ababyeyi barasaba inzego z'ubuyobozi gukomeza kubafasha mu kurushaho kwigisha abana kugira ngo barusheho gusobanukirwa ingaruka zo kwishora mu ngeso z'ubusambanyi imburagihe. Jean-François Regis Ndayisenga, BTN mu murenge wa Gashora ho mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.